katuririmbane indirimbo ya 62 mu ndirimbo z'agakiza hanyuma dusenge. Iravuga ngo mu gihe cyo gusenga. Ndagira ngo umuntu akakanya umuntu wese waje gusenga yumve amagambo y'iyi ndirimbo, uyumve bayiririmbe wenda batuje wenda ariko uyumve, kuko ndagira ngo aya magambo uyumve hanyuma reka turirimbe. Oh
ibaha umugisha. Turirimbe n'iyindi. Iyi ndirimbo tugiye kuririmba n'indirimbo naraye ndose, ariko aka kanya niho mpishuriwe ibyayo. Aka kanya ubu turi kuvugana, reka nayo tuyiririmbe. ni ntoya, n'indirimbo ya 388. Sinabonaga intuze amagambo yayo yo nayibukaga, ariko sinari nayibonye. 388 irimo tunganira Imana, ivuga ngo tunganira Imana. Yes.
ndagira ngo mbabwire icyo gukora. ndagira ngo umuntu wese uri hano yumva yaje gusenga, ashaka ko hari abamenya ko abana n'Imana, hari ibimenya ko abana n'Imana, yubika umutwe yitunganya imbere y'Imana. Kuko ndababwira icyo Imana uyu munsi yambwiye, iwe bifate nk'ibintu bisanzwe. Ikintu cyose witunganye, itunganya imbere y'Imana, kuko uyu munsi Yesu aragusura. Itunganye imbere y'Imana, umuntu wese ku giti cye, wicare wapfukama uko ubyumva, uko ubyumva. Itunganye n'Imana. De la te pai levai there again. Ulaba yesikila de se vande. Obaye levante kia silavai de pai. Aka kanya sako gusinzira nguhaye, sako kujya mu bindi, sako kwikorera ibyo ndakubwiye ngo aka kanya kabanemo n'Imana. Uyiyereke, uyibwire uti mbabarira nyeza muri aka kanya, kugira ngo ubone uko ngenderera. Topaye leva go belander vai der gen pia silavaya. Pelle di lai si vante chi si la ovarie le toccherà si la fai de pai li le vande gonna o si che lai si la dobai manna urera topi si che la yasarava. Ubu bwoko buri imbere yawe pai leva de bai gon bwaje kugira ngo bagirire neza papa. Bazanye imitwaro yabo, niwe hubazi. Hari icyo wambwiye, dola sevaye te pikelandi se lavande pai, ariko de la sivaye kola si de baya. Bari imbere yawe kugira ngo wongere ubezesha amaraso yawe atwikire imigayo n'ubwambure ubwo ari bwo bwose wababonaho. Asia kolati pai levande begona yesila aleba yokela dia selavaye de begon de lavan. Ugirire ubu bwoko imbabazi kandi ubugirire impuhwe. Bararembye, bararushye, bameze nabi, barashonje, barihebye, bararwaye, ariko ninde wabageraho aho bari, aho bafungiraniye uretse weho. Andelas kiladia leva
papa ndola sekela yezeva ola andela siva pekala dia selava ninde wabageraho uretse weho ninde wagira icyakora uretse weho ninde papa ninde yarangiza ninde yarangiza ninde yarangiza ariya mahane ninde yarangiza ziriya ntambara ninde yazirangiza ninde yabakura mu kaga ninde yabakura mu kangaratete ninde yabakura mu kimwaro uretse weho Imana ishobora byose tora ava andela yoseke leva ndela vai resikaya peile dolande adebaya silevaya abala tokera dia selavaya uko wabanaga n'abasogokuruza bacu n'uyu munsi ni kukiri uko wavuganaga nabo uracyavugana natwe turacyari ubwoko bwawe ni weho turi imbere turengere kuko ari we twaje gusaba uburengezi ngaho dutabare kuko uri Imana igira neza babarira ibyaha byose n'imigayo ubona mu bayakobo mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti kugira ngo tukugirireho umugisha ukora ibyo wagambiriye byose kuri uyu munsi mu izina ryawe ryera Yesu amen amen dukomere Imana yacu amashyi dukomere Imana yacu amashyi Allah deva again dusome ijambo ry'Imana Revera fasha gusoma byakozwe n'intumwa bice 12 umurongo wa mbere kugeza kuri 11 haratupiya sivaye byakozwe 12 umurongo wa mbere nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero hamwe kubagirira nabi yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afata na Petero icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe amuha abasirikare 16 kumurinda bane agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana Herode yari bumusohore iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu 2 abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe nuko marayika w'umwami Imana ahagarara aho umucyo waka mu nzu marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga iminyururu imuva ku maboko iragwa marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe abigenza atyo arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire arasohoka aramukurikira ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri ahubwo agira ngo abirose mu nzozi banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa rurabikingurira ubwarwo barasohoka banyura inzira imwe uwo mwanya marayika musigaho Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode ikankiza iby'ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose amen amen uyu munsi turasoma amagambo menshi ariko tugiye gusoma ahantu habiri gusa ngaho ibice 16 umurongo wa 19 tangire ku murongo wa 19 16 umurongo wa 19 bashebuja babonye yuko nta ndamu bakimutezeho bafata Petero na Sila barabakurubana babajyana no mu iguriro ku batware babashyira abacamanza bati aba bayuda bahagarika imitima cyane yabo mu mudugudu wacu kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora kuko turi Abaroma bari bahateraniye babahugururikira icyarimwe abacamanza babatanyagurizaho imyenda
bategeka ko babakubita inkoni. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ye, nuko agiye kwiyahura. Pawulo avuga ijwi rirenga ati, wikwigirira nabi, twese turi hano. Atumira itabaza, aturumbukira mu nzu ahinda umushyitsi, yikubita imbere ya Pawulo na Sila, maze arabasohokana arabaza ati, batware, nkwiye gukora nte ngo nkire? Baramusubiza bati, izera umwami Yesu, urakira ubwawe nawe mu rugo rwawe. Amen. Amen. Kugeza kuri 40. Bamubwira ijambo ry'umwami Yesu n'abo mu rugo rwe bose. Mu gicuku cy'iryo joro arabajyana buhagira inguma, ahera akabatizanywa n'abe bose. Arabazamura, abajyana iwe arabagaburira, yishimana cyane n'abo mu rugo rwe bose yuko yizeye Imana. Ijoro rikeye abacamanza batuma abasirikare babo bati, rekura abo bantu. Umurinzi w'inzu y'imbohe abwira Pawulo ayo magambo ati, abacamanza barantumye ngo murekurwe, nuko rero nimusohoke mugende amahoro. Ariko Pawulo aramusubiza ati, badukubitiye imbere y'abantu, nta rubanza rwadutsinze, kandi turi Abaroma. Badushyira mu nzu y'imbohe, none barashaka kudukuramo rwihishwa. Reka da, ahubwo aba ari bo baza ubwabo badusohore. Ayo magambo abasirikare bayabwira abacamanza, bumvise yuko ari Abanyaroma, barabatinya. Baraza barabasaba imbabazi, barabasohora, babasaba kuva muri uwo mudugudu. Bamaze gusohoka mu nzu y'imbohe, binjira kwa Ludiya, babona bene data, barabahugura, baragenda. Amen. Amen. Hallelujah. Mufunge Bibiliya zanyu mundebe mbabwire amagambo Imana yabantumyeho. Amagambo Imana yabantumyeho yambwiye ko uyu munsi ari busohore abantu mu nzu y'imbohe. Teme y'aya masengesho aravuga ngo amasengesho ni intwaro idatsindwa aho rukomeye. Hallelujah! Amasengesho intwaro idatsindwa aho rukomeye. Mpamvu nababwiye kare ngo mubanze mwiyeze no gukuraho ikintu icyo ari cyo cyose kibatandukanya n'Imana. Kuko uyu munsi abantu bari baboshwe bari mu nzu y'imbohe. Uyu munsi data yapanze marayika wo kubakurayo. Dusomye amagambo y'Imana muri ibi bice 12, twumva ibya Petero, twumva uburyo Herode yishimye amaze kwicisha Yakobo inkota. Cyari igihe kitotezwa, intumwa ziri gutotezwa kubwo ubutumwa bwiza. Bagiye bagirira nabi ubwoko bw'Imana, kandi bakumva ko ari ibisanzwe, bakumva ko banezerewe. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ko Herode yabonye ko banezerewe ibyo yari ari gukora, aravuga ati ariko ndabongeza n'undi, haracyari undi ishobora kubongeza. Aravuga ngo Petero arahari nawe ndamubongeza nyuma ya Pasika. Buriya Imana ni umukozi w'umuhanga, ikizagukiza ntiwakimenya. Umunsi umwe urahagije kugira ngo ugukize. Umunsi wa Pasika wakijije wakijije Petero,
kuko batari gushobora kumwica muri icyo gihe Pasika itararangira, kuko imigenzo y'Abayuda ari uko yari imeze. Ngo bafata Petero bamushyira mu nzu y'imbohe, baravuga ngo tube tumubitsemo nyuma y'iyi minsi yacu yo kunezerwa, tuzamufata tumubahe munezerwe, mwongere munezerwe nk'uko mwabigenje ku bandi. Petero ajya mu nzu y'imbohe neza, ayigeramo, bamushyiriraho abarinzi bakumurinda kugira ngo atazatoroka, kugira ngo nyine bari babonye umuhigo, bagira ngo bazamwiyongeza nk'uko babigenje ku bandi. Ngo buri buke bakamutanga mu maboko y'Abayuda. Marayika w'Imana nawe aritegura, abitewe n'iki? Abitewe n'uko abitorero bagize umwete wo gusengera Petero ahari, bamenya ibyago byamugezeho, ariko barikingirana baravuga dutabaza ya Mana yacu, turebe ko yarengera Petero. Ngo amasengesho aragenda arazamuka agera ku Mana, ngo bishimye neza, bishyize mu myanya, bazi ko nibucya Petero bari bumusohoremo, bakamukorera ibyo bari bagambira, ibyo bashaka byose bakamwica. Ngo munsi muri iryo joro marayika w'Uwiteka Imana yacu ngo aracomoka aramanuka, haleluya, araza ngo asanga Petero mu nzu y'imbohe. Hako kanya umucyo uraboneka, hako kanya mukora ku mbavu, ngo aramubwira ati Petero we nahageze, haleluya. Nubwo Petero atabyumvaga, ngo yaramubwiye ngo byuka wambare, kweta inkweto zawe, witere n'umwitero wawe, hanyuma unkurikire, haleluya. Ngo iminyururu yari muriho mwabyumvise, hari babiri bari bamwegereye neza basa n'abaryamanye, hari abandi abo 16 nk'uko twabisomye, 16 bose bari bashinzwe kumucunga kugira ngo adatoroka. Ariko marayika w'Imana ahageze, haleluya, amukangura bose basinziriye, aramubwira ati ngwino Petero nkurikira. Ngo ako kanya imiryango yose uhereye ku yo yari afungiye kuko bari bamujyanye indani kugeza kuwa hanze igenda ibikingurira, haleluya, igenda ibikingurira. Baragenda, Petero aravuga ati ariko ubu sindi kurota. Ageze hanze asanga ntabwo ari kurota, arazamuka ajya kureba bariho bamusengera, aravuga tuzi ko marayika w'Uwiteka, uzi ko nari kurota, uzi ko Imana yanjye yohereje marayika w'Uwiteka ngo ankure mu nzu y'imbohe, haleluya. Ndagira ngo nkubwire si ukurota, ndagira ngo nkubwire si amagambo. Uyu munsi Imana yagambiriye kugukura muri iyo nzu y'imbohe umazemo iminsi. Urabona abarinzi ari benshi, urabona
yakuzaniye ubuhanuzi urasohokamo. Haleluya! Bwira mugenzi wawe turasohokamo. Imana, hey, halavai de pai. Imana ni umukozi w'umuhanga. Hari abantu batazi agaciro k'amasengesho. Ni intwari ikomeye cyane yinjiraho badakomanga, idakomanze. Ni intwari ikomeye cyane ishobora iby'umwana w'umuntu yananiwe. Wajya ku bantu wabatabaza, wajya ku muryango wababwira, wajya ku bavandimwe, wajya ku bayobozi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyabananiye hari Imana yo mu ijuru ku bw'aya masengesho. Ibyabananiye, ibyakunaniye nawe, ibyo wagerageje bikanga, hari Imana yo mu ijuru imanuye marayika w'Uwiteka aje kukurengera ku babisha bawe. Ibyo bagambiriye ntibazabigeraho, ibyo bapanze bizabapfana. Ariko Imana yo mu ijuru iraje ku bw'aya masengesho, ije ku bw'amasengesho umaze igihe uvuga. Iraje kugira ngo igutandukanye n'abandi, kugira ngo bimenyekane ko wayisenze, kugira ngo bimenyekane ko isaha igeze, kugira ngo bimenyekane ko atari nk'umuntu, kugira ngo bimenyekane ko abasenga Imana batajya guhamba imbwa, abasenga Imana bafite ibanga, abasenga Imana bafite ibanga mu mitima yabo, abasenga Imana bafite ibyo bizera. Hey, batureba tudafatika, baturebera mu isura yo gucishwa bugufi. Ariko Imana twiringiye, Imana twiringiye niyo murwanizi wacu, niyo murengezi wacu, niyo muvugizi wacu, niyo mutabazi wacu, niyo buzima bwacu. Umva reka nkubwire, ndagira ngo nkubwire ngo ntibakurebere nawe ntiwongere kwirebera mu minsi. Umunsi umwe urahagije kugira ngo uve muri iyo nzu y'imbohe. Olate pai levande, osikeya leva, holabaya se levande pai. Uko batekereza ntabwo ari uko bizagenda. Biteze ibyishimo, biteze ko bazakurya, biteze ko bizagucikana, biteze kuzagira igisuzuguriro. Umva, Satani yarapanze akorana n'abakozi be bagira ngo niko bizagenda, bagira ngo iyo ndwara izakwica, bagira ngo umva, hey, reka nkubwire, hari marayika agiye kugucomora akuvanayo hakujyane. Haleluya! Bategereza ubusa batazi ko byarangiye, ko wahuye n'Imana, ko wabonye ubutabazi. Twiringiye Imana sha, iyo Mana urayizi. Twiringiye Imana y'amaboko, iyo Mana irwana ikarwanira mu bibaya, ikarwanira mu misozi, ikitegera ubwoko bwayo, ikavuga ngo ni jya Mana. Iyo Mana izi igasanga abantu mu muriro, iyo Mana igenda n'abantu mu nyanja itukura. Ndagira ngo nkubwire, iyo Mana izi kurwana. Ni Imana ifite tekinike na tactique izakoresha kugira ngo uve muri icyo kibazo. Ntabwo uri kubona uko bizagenda, ariko Uwiteka yarabipanze neza, azi uko bizagenda, azi abazakoresha, azi ibyo azakoresha. Umva, yewe yateza n'ubwira kabiri bukaba, ntihagire uko
bizaba. Ntabwo ari uko bizaba. Barapanga n'ijuru ripanga. Haleluya! N'Imana yicara mu nama z'incakura, n'Imana yicara mu nama zabo bagapanga, abadayimoni bagapanga, bakavuga ati turamuteza ubu burwayi, turamuhitana, turamwica muri uyu mwaka, abana be turabagira ibirara, uyu mwaka azababara, umva urugo rwe turarusenya, uyu mwaka ntazadusiga. Umva bakavuga bagapanga, ariko Imana ikabareba kavuga ngo umva njyewe ndi Jehova Rafa, njye ndi Imana ikiza, njye ndi Imana ishobora byose. Iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo niyo guhesha Imana yacu icyubahiro, niyo kumhesha icyubahiro. Ndagira ngo mbabwire ngo benshi uyu munsi murasohoka muri ubwo burwayi, muri iyo prison y'uburwayi. Tole si le vent de bas, aussi que ya le vent, au belandergen va, hole de bas se le vent, bela que ya se va. Abandi bakavuga ati abana be nta nubwo baziga, ntabwo baziga, akazi arakabuze na business ze zarahombye, kuko Imana yavuze ngo abana bacu bazigishwa n'Uwiteka. Marayika w'Uwiteka agacomoka agafata umwe akamujyana batabibona, akamujyana akamurenza umurwa, bakaza kubibona bumva amakuru ngo yagiye mu Bushinwa, yagiye mu Buhinde, yagiye hehe, yaragiye yiga. Nyamara bari bazi ko bataziga. Alatepe bari bazi ko bataziga. Umwe agacomoka, nyuma we hagacomoka n'uwundi, bakaza basanga ibyo bari baravuze ati abana babo bazabira ibirara, bakabona bose barize. Haleluya! Bagasigara babona ahubwo buri munsi bambara ingofero upostinga ko barangije. Imana yacu, Imana irakomeye, Imana irakomeye. Ayo mahanga yose ateraniye kugutera, avuga ngo iwawe nihangizwe, avuga ngo business yawe nipfe, avuga ngo uzapfe gutyo, avuga ngo ntihazagire icyo ugeraho. Ntabwo bazi icyo Uwiteka ari gutekereza. Babwire bicacakere, kuko Imana yacu yamaze gukora plan yo kugutabara. Uwiteka Imana yacu yapanze uburyo uzava muri iyo situation. Ntabwo babizi, ntibanabimenya, bazabona dusohoka tugenda. Haleluya! Kandi si rimwe si kabiri dusohoka. Bwira mugenzi wawe uti si rimwe si kabiri burya. Marayika yagiye adusohora, bazi ko birangiye, bakabona turashashagirana. Haleluya! Bakabona turabyina, bazi ko byarangiye. Akavuga ati noneho iyi ndwara ntabwo iri bumusige, noneho iki cyo ntabwo kiri bumusige. Uwo ni Satani, urabyumva? Ntabwo biri ubu noneho ntari buve ku iseta, ubu noneho iki niki, ubu noneho abana be ntacyo bazavamo, abana be ntibizagenda gutya. Ninde ariko yabo bashinze nyine ko ariyo yayo? Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo Satani agambiriye ntabwo ariko bizaba. Uko Imana yabigambiriye niko bizamera. Amasengesho dukora nababwiye ngo ntabwo apfa ubusa, aragenda
hano, ibigambo by'abantu batubaha Imana, ibigambo by'abantu batazi Imana byirirwa bisirikira mu isi, ariko yacu pya akaba yagezeyo. Haleluya! Ayaca aragenda abicamo, bakavuga ati barapfuye. Ayimana ayo twebwe tuvuga kuko agomba kugira hagera, akagenda aca mu bigambo ati araseba, uyu munsi araseba, buriya bagategereza. Hanyuma amagambo amasengesho yacu akazamuka akagenda agakata ikorosi, akagera ku Mana yacu, agakomanga urugi akavuga ngo umwana wawe aragutabaza, agakomanga urugi akavuga ati tabara, i Betesida baragukeneye. Uyu munsi muramubona. Agakomanga. Ntituvuge ibigambo, tuvuga amasengesho n'intwaro. Tubwira data, byarangiza bikagaruka ari intwaro ikarasa. Haleluya! Tubwira data bikazamuka ari amagambo twamubwiye, ari amarira, ari ibiki tukamubwira, ariko noneho we yabibona akavuga ati nuko bimeze. Kwa kundi abitorero bavuze bati umwana wawe arapfuye, baramwishe, bamukoze nk'abandi, ubu nawe uyu munsi ntabwo ari bugurenze. Ati nuko bimeze. Hanyuma avuga ati okay, noneho nohereje marayika wanjye, maze ndebe uko babigenza, maze ndebe aho bamuca, maze ndebe uvuguruza ibyo navuze. Niko ajya bigenza no muri situasiyo zose akohereza. Erega nkubwire, buriya ushobora kubona wa munsi cyamunara bakaba barabisibije, ukagira ngo buriya gusibya cyamunara ni ukugira ngo Imana ibigira ikikora, ibipanga uburyo gukura muri icyo kibazo. Ntabwo bazagutereza. Nimba ubona uwo munsi cyamunara yarasibye, ni ukugira ngo Imana ibipanga urugamba neza, uburyo izarurangiza kugira ngo uzahasohoke. Iyo niyo Pasika yababujije kugira icyo bagutwara. Imana yatambitsemo Pasika yawe kugira ngo Imana yishakire igitambo uzahasohoke batagutereje. Dukomere Imana yacu amashyi. Igikreya za Pasika zacu bakabireka, bakarangarira mu bandi, bakarangarira ku bindi, bakarangarira kugira ngo Imana ibipanga neza. Twasomye ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa ibice 14, ariko tukiri kuri 12. Ako mwabanye abantu b'Imana bizeye Imana, wabanye umuntu aryama mu nzu y'imbohe agasinzira azi ko bazamwica ejo, mwumvise marayika atamukanguye, ubwoba ufite n'ubwiki. Wasinziriye, bwira mugenzi wawe tujye usinzira, kura ibyo bintu byawe aho. Wamubwiye ngo ajye asinzira, yarazi ko bucya bakamujyana bakamukorera ibyo yabonye bakorera abandi, ariko arisinzira aravuga ati jya ntibindeba. Haleluya! Ati jya ntibindeba. Havuga nka ba Saduraka na ba Meshake, hati Imana yacu ndabizi. Nawe buriya niko yavuze, nuko batabivuze. Yavuze ati Imana yacu aha hantu mwangejeje, muri aba barinzi bangana batya. Yaravuze ati buriya mwebwe ntabwo mubizi, nubwo mwakinze double tour ikazamo ibihindizo byose bikaza, ariko Imana yanjye ibasha kunkura aha hantu mwashyize, kuko ija ntimwarabukwa. Haleluya!
niko n'abasaduraka bavuze, havuga ati ariko Imana yacu iyo tuzi twebwe ibasha kudukiza, nitanadukiza si uko izaba yabinaniwe, izaba yabyemeye, ariko amaboko yayo tuzi ko yabasha kudukura muri iri tanura ry'umuriro. Tujya duhamya Imana no mu bigeragezo, tujya tuvuga Imana neza, tuyigumanira icyizere kugira ngo izi prove ko ariyo Mana twavuze. Haleluya. Havuga ati muramvuze ngo mbasha kubakura muri iri tanura ry'umuriro. Iryo jambo rikorogoshora Imana. Ntatabaye aba bantu nagawa nasekwa. Marayika nawe arongera aracomoka mu muriro. Haleluya. Aravuga ati ntimuri mwenyine, nanjye turi kumwe mu muriro. Ibyari ubushyuhe, avuga ati twiganirire twigumanire mwami. Umuriro ibirimi abihindura climatiseur. Titwibereho hano hari agashyuhe, ariko noneho climatiseur iraza. Kristo yari yahageze, ubukonje buraza, baguma bigumaniye biganirira. Aho barebeye habakanguriye ngo barebe, babonamo uwa kane atariko byagenze gute ko tubona badashya. Uko niko isi idutegereza. Iravuga ati ariko ko bari mu itanura ry'umuriro. Uyu munsi turi kuvugana, mwebwe hari abantu bagaragara nk'abari mu itanura ry'umuriro, bategereje yuko ahubwo muzashya mukarimbuka, ariko ntibazi ko Kristo ajya abana natwe mu muriro. Ntibazi ko Kristo ajya abana natwe. Ibidutwika ntibidutwike. Twasomye ijambo ry'Imana, dusoma ibya Pawulo na Sila, abakozi b'Imana nabo babonye marayika. Mu butumwa bwiza bavugaga, bagiye bahura n'ibigeragezo byinshi kuko babarwanyaga. Murareba mwigira ibintu tubabwira ngo muvuge ubutumwa bwiza mukanga. Abatubanjirije barahaboneye, bahuye n'akaga, ariko ntibareka kwamamaza Kristo. Ngo baragenda bajya kwa Lidiya, bamubwiriza ubutumwa, arakizwa, amenya Kristo. Bari muri icyo gisagara cy'Ituatira, baragenda. Uko bagendaga bavuga ubutumwa, babona umukobwa yari atewe na dayimoni, nawe aragura. Erega ntimukarebe, ibivuga byose si Imana, kandi na Satani aravuga. Abantu b'Imana bakeneye kumenya uburyo itandukaniro. Ubu niho abantu bapfiriye. Abantu bose bitije izina rya Kristo, bakarihanuramo, bakikoreramo ibitangaza, ariko bimeze nk'ibyuyu, bimeze nk'iby'abandi bose b'abapfumu bo muri Egypte. Ntibatandukanye iby'Imana n'ibya Satani. Bakabagirira nabi, bakirirwa babaderivura, mukirirwa mubajyaho kazi kanyu, ibintu mujyamo barabaderivura. Bazabaderivura ibyo babasigamo kazi kanyu. Tugeze mu gihe kigoye, kumenya abantu b'Imana n'abantu batari ab'Imana bigoye. Tugeze mu gihe b'abagore 7 bashaka kwitirirwa umugabo umwe,
ariko bakishakira ibibatunga, kavuga ati twebwe tuyitirirwe Yesu gusa, ariko ibyo dutanga si ibye, ntituri bumwumvire, ntituzaba hano kubye, ariko iryo zina riraduprotectinga mugire ngo turabe. Abantu bakagenda batazi ko abo bantu bakorana n'imyuka mibi, iyo babashyiramo ni myinshi. Barahara abapfumu n'abakonikoni muri iki gihe, kandi biyita abakozi b'Imana, ariko si ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki? Abenshi ni bamwe birirwa basambanya abagore, ni bamwe birirwa basanga mu mahoteli, barangiza bakabatwara ubwenge bakabasambanya ngo bariho barabaderivura. Ariko izo deliverance mwirirwamo Yesu yaje gukora iki? Mufite noneho n'abashumba. Nimba warihannye ibyaha, nimba ufite abashumba bagusengera, nimba ari na za karande, uragenda mu cyumba cy'umugabo mwikingiranye ngo arakuderivura da. None nimubura ubwenge Imana izabareka. Dukwiriye kugira ubwenge, siko bimeze. Rero uyu mukobwa yari afite dayimoni, ariko akamutera kumenya iby'abantu, akagenda aragura. Ntimuzi se ko hari abantu baragura? Akagenda aragura, ariko abanye Pawulo na Sila amenya ko ari abantu b'Imana, bari mu mwuka w'Imana, amenya ko batandukanye nawe. Uko bagiye akabajya inyuma, akavuga, akagenda basekuriza, ababwira muri abantu. Noneho umunsi umwe Pawulo aravuga ati caceka abadayimoni bakuvemo mu izina rya Yesu. Abadayimoni bamuvamo, babonye akaga rero, kuko bari bafite shebuja bakorera. Yari afite shebuja, bashebuja bakorera bazanira indonke. Aha hanze hari abantu bari gushakisha ku ifaranga, bakoreshwa n'imyuka mibi, ariko muzabamenyera ku mbuto bera. Nimutazibona akazi kanyu muzayabahe, iby'indangare byaratanzwe. Bamaze kumenya ko Pawulo na Sila babakuyemo babadayimoni babakoreshaga, babona ibyabo birapfuye, babona ntibakiragura, babona nta mafaranga babazanira, babashyira abacamanza. Baravuga ngo rero aba bantu bariho baragandisha abantu, bariho barababwira ibintu by'imico mibi, bariho barababwira kutubaha amategeko y'Abaroma, none mbese barabasebya. Urabizi ko umwana w'umuntu azi gusebya? Umwana w'umuntu ari bo Satani arasebya. Muzajye mwirinda gusebanya, sibyo? Mujye mwirinda gusebanya. Barabivuga, noneho abacamanza batanga itegeko ngo barabakubita, bafata inkoni barabakubita. Hanyuma barangije batanga itegeko, babwira abasirikare ngo babajyane mu nzu y'imbohe. Babajyanamo sasa, bumva ari aho bigarukiye, babakubise, babashwanyagurizaho imyenda, baravuga ngo bagende. Abandi nabo avuga ati twakubiswe, imibiri irarwaye iranababara, wenda twambaye n'ubusa kuko babashwanyagurijeho imyenda, ariko uwo twamenye ntari butume twiyumanganya muri iyi nzu y'imbohe. Ariko uwo twamenye tugiye kumuvuga, tugiye kumubyinira, tugiye kumutambira, nubwo turi mu nzu y'imbohe, kuko bari bababoshye nabo nk'uko babigenze kuri Petero. Ariko ngo batangira kuririmba, batangiye kuririmbira Imana, icyubahiro cy'Uwiteka kiramanuka. Haleluya! Ngo barasenga,
barasenga imana baboshywe, barasenga imana bari mu nzu y'imbohe bazi ko babica. Ariko noneho imana iravuga ati abo ni bande bari kuntabaza? Abo bantu batabaza bakampimbaza bakamanura icyubahiro cyanjye bari muri situwasiyo nk'iyi. Bwira mugenzi wawe uti nuzaba uri muri situwasiyo igoye jya uhimbaza imana yawe kandi uyihamye. Hari abantu basenga imana kuko bamerewe neza. Hari abantu basenga imana bazi ko imana nyine nimba uri mu bigeragezo hehe n'imana. Havuga ati iyi si imana, ariko uri mu bigeragezo n'imana, utabirimo n'imana, wasubijwe n'imana, utasubijwe n'imana, urwaye n'imana, uri muzima n'imana, wapfushije n'imana, wabyaye n'imana, washonje n'imana, wahaze n'imana, ugenda n'amaguru n'imana, ugenda n'imodoka n'imana, ufite akantu ku mufuka n'imana, utanagafite n'imana. N'imana y'ibihe byose muri situwasiyo zose. Ntinagurizwa izuru, irigenga, kora icyo ishaka kuko ishatse no mu gihe ishakiye. Ntabwo wayibwira ngo ariko ngo kubera iki, ntatera bwoba rigabanye, usenga utegereze. Barasenga ariko amasengesho yo kwizera imana sha, basenga imana bari aho hantu ngo marayika w'Imana, Imana yumva amasengesho yabo iri mu gihugu cyo mu ijuru. Iravuga ibwira marayika ati nonaha manuka ujya gutabara abana banjye. Haleluya! Ngo ako kanya amanuka mu nzu y'imbohe, hanyuma inkingi zirakomangana, hanyuma ibiryango byose birikingura ntawe ubikozeho, hanyuma iminyururu iradohoka ivaho, hanyuma umva haba ibirori n'abantu b'imbohe bandi bari aho barabibona, bumva ikibaye, umucyo uragaragara, bamenya ko hari ikintu kidasanzwe. Ariko kuko bari biringiye imana, ngo umurinzi w'imbohe yarababwiye ngo arabajyana, arababwira ati umva mbigenze nte. Baramubwira, we yagize ubwoba agira ngo bagiye. Aravuga ati ariko turacyahari, banze gupfa kugenda, icyubahiro cy'imana yabo kitaraboneka. Avuga ati ntiwigirire nabi, turahari. Abonye ibyo bintu bibaye batanagiye, ngo arabazamukana baroga kuko bari bakomeretse basa nabi, arabafungurira. Barangije muri iryo joro barongera barigarukira, basubira muri ya nzu y'imbohe, bicarayo ariko hafunguye. Umva sha ubwo butwari, bicara mu nzu y'imbohe hafunguye, ntibahise bagenda kugira ngo baze kwerekana icyubahiro cy'imana yabo. Haleluya! Dukomere imana yacu amashyi. Abacamanza baza kumenya ibyabaye, bamenya ko abantu bafunze ari abantu badasanzwe, ako bagiye bamenya ko uri umuntu udasanzwe imbere y'Imana. Bagiye babimenya koko ibyo bagukorera nuko bakuvuga, nuko bagushotora, waretse bakajya bamenya, wahagaze ku mana yawe bakajya bamenya ko uri umuntu udasanzwe. Sibyo? Bamenya ko muri weho harimo Imana. Ngo batuma abasirikare b'abacamanza, ngo barababwira ati nimugende mu basohore. Ariko bari bumvise ko batabashobora, baravuga ati bari abantu tutakinguriye, abarinzi batubwiye uko byagenze, batabawe n'Imana yabo. Baravuga ati Imana yabo iratumara, Imana yabo irabarengera, turapfa n'urubyaro rwacu. Bavuga ati nimubasohore. Paulo na Sila baravuga ati none ntabwo tugenda. Babwire bonyine abacamanza, uzi umva iyo confidence, kubwira abasirikare ukababwira ngo ntaho njya. Babacamanza badukojeje isoni mu bantu, batuvuze ibyo tutari
nibyo badukubise baduhora ubusa babwire ari bo baza badufungure badukura babwira ati da ba bantu banzi ngo nimutaza ntabwo bari bugende noneho baraza basanga birakomeye ngo baratinya baravuga ati aba Baroma baradukoraho baraza barabafungura ijambo ry'Imana twarangirijeho ryavuze ngo babasaba imbabazi ngo barabakura mu nzu y'imbohe barangije baca bugufi babasaba imbabazi ndagira ngo nkubwire ngo bazagusaba imbabazi nubwo bari kukurenganya nubwo bari kukugenza gutyo nubwo bari kukuvuga nubwo bari kugutesha agaciro ariko Imana izabahata bakwikubita imbere bagusaba imbabazi bamenye ko Imana yagukunze aho wasebeye Imana izaha olatepaye vandeke aho wasebeye Imana igiye kuhaguhera icyubahiro aho waburiye ijambo Imana igiye kuguha ijambo kuko ari Imana kandi iyo yaje ugahagararana nayo uravuga Imana nizo uzavuga nuhagararana nayo uzavuga ubu hari ibintu mutabasha kuvuga kuko Imana itarabasura yego ariko noneho yavuze ko yiyiziye haleluya 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 yavuze ko yiyiziye hari ibintu utakwisobanura ngo bikunde uracyasuzuguritse biragaragara uko usa biragaragara uko umeze biragaragara ibyo bavuga mu ruhande rumwe bifite ishingiro ariko nuko Imana itaraza ndagira ngo nkubwire ngo niza izasibanganya ibyo bimenyetso byose bafite niza izabikuraho ibyo bishingikirizaho bavuga igiye gusibanganya ibimenyetso ubwira mugenzi wawe uti igiye gusibanganya ibimenyetso haleluya igiye gusibanganya ibimenyetso ibyo bavuga yarashaje nta kintu igiye kuguteraho akanyamashaho igushyiraho ubwiza basigara bavuga ati atemba itoto uko bajyaga bakwita umukecuru basigara babona uri mwana keza hanyuma Imana yohereza igisiga cy'amerwe ari wa musore ufite imigambi y'Imana hanyuma aze haleluya umva igiye kohereza igisiga cy'amerwe ari wa musore ufite imigambi y'Imana mu mutima we hanyuma guhindure hanyuma kwambike hanyuma amateka agaragare bimenyekane ko wasenze Imana bimenyekane ko iyo wiringiye ariyo Mana nyamana igiye kubyikorera ntawe ibajije bwira mugenzi wawe uti igiye kubyikorera gukira se bituruka he ababivukanya ni bande ababivukanya ni bandera ninde wababwiye ko ubukene ari akarande urakanura rero nk'umukene wakanuye nk'umukire n'ubwo ukennye haleluya kanura nk'umukire banza witoze nutabyitoza ntabwo bizakuzaho utangira kubigendera ukabyiyumvamo ukumva warimbye nka mama Bishop haleluya yes nukuri ko Imana nubwo njyewe mutambwira ko narimbye ariko njye mba mbyiyumvamo nyine kurimba asa niki nugukora njye ibyo nashatse nkumva birambereye nimba ubona bitambereye njye birambereye kandi binejeje umutima wanjye nawe ashyiramo akantu hanyuma utangira ukagendere
wowe uragenda bigura intege ugenda gutyo uzana gutyo wayi nta mpamvu ugenda utega genda nk'umuntu uzatabarwa uvuge ngo uti kuko umwami Imana yanjye izantabara nicyo gituma ntamwara nicyo gituma mu maso hanjye hakomeye hakamera nk'urutare nubwo ibituma ntakomera bihari nubwo ibimwaza bihari ariko nkomera bigihari. Haleluya. Alatopia selevande bagen komera bigihari umwami azagutabara siri mwasi kabira tabara si wahazigirizaho nkana ndi umugabo wo guhamya ko Imana itabara ndi umugabo wo guhamya ko Imana ihindura amateka ndi umugabo kandi nawe uri umugabo wo guhamya ko hari iby'igikoro ariko banza ubyiyumvemo. Urajundi kaze urakarira umuhanda reka da usekere nk'uwatabawe. Haleluya. Bantu subarakariya ninde mufitanye ikibazo ndazi n'ibyawe seka ishime kuko ukurakara nuko gutya abanzi bawe barishima bati ntabwo agiseka ntabwo akishima muzamurebe ko asigaye hari utuvuta twa 20 twa 5 tw'igihumbi tuzakugira mwiza humura hari utuntu turahari twa make sha uzaze nkubwire turahari twa make wakwisiga ugasa neza n'utwenda turahari twa make ugira kuri ahubwo gusa ugahindura ingendo siko bimaze ntukagende nkugiye gufata indangamuntu Gikongoro ugenda n'amaguru oya menya ko twageze mu mujyi hari umuntu ugira ngo agiye Gikongoro n'amaguru wajya ukabona akakubita n'ikirenge oya turahari uzaza undebe nkubwira ahantu turi hariya muri komerisiyari turahari utwenda twa 20 twa 50 twijana turahari kandi wakwambara ukaberwa kuko kwambara neza no gusa neza ntabwo bisaba imyenda y'igiciro bisaba kubyiyumvamo ako wambaye ukakagendera ukakagirira isuku ubundi ugacya ku mutima. Kubera iki ugomba kugira ibyiringiro nubibura uzapfa da wa musore we wavuga uti nzarongorane kandi mwebwe murahari nababonye ubu nzarongorane nta kiniki nta kazi nta biki imyaka irakujyanya n'ibiki byose kada iyo Imana yamenyemo bijya bibaho umuntu atangira n'ibihumbi 10 akarongora. Imana sikora iti si Imana y'ibitangaza se nimba dusenga Imana tuyimenye iyo dusenga ni Imana ikomeye ni ya yindi Eliya yavuze akavuga ati uyu munsi nubwo ntabari abandi bari bamukikije bari ababayari gusa ariko jya n'Imana yanjye jya nizeye Imana yanjye irasubirisha umuriro mw'abapagani mwe mutigeze kumenya Imana. Imana twiringiye irakomeye izana imvura y'umugisha mu gihe cy'amapfa ica inzira aho zitari ivuga amahoro mu byago iyo niyo Mana twiringiye ivuga ubukene bunuma ariko ukabwizera bwira mugenzi wawe uti baho Imana iriho wabimubwiye ariko bwira mugenzi wawe urayizeye se baho niki gituma wiheba ko
gukora. Lazaro yazutse nyuma y'iminsi ine. Ubwo se Imana na nyuma y'iminsi ine bikiri ku isaha murashaka kuyivuga gute? Dufite Imana. Iyo Mana yakuye Paulo na Sila mu nzu y'imbohe, iyo Mana yakuye Petero mu nzu y'imbohe, ntawagaragaraga wamukurayo bitanashoboka ku bw'amategeko. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana igiye kugutabara nta mategeko ahabonetse. Igiye kubyikorera yirengagije principe z'abana b'abantu, yirengagije amategeko yabo, yirengagije ibigaragara by'abana b'abantu. Igiye kubyikorera. Rero yo Mana murayumva? Abayifitiye ikizere, abatasinziriye, wewe wanasinziriye kazi kawe. Umuntu yasinziriye ntanumve n'aya masengesho hanyuma ngo akeneye igitangaza da, ntazi n'ukuntu byagenze, ntazi na Paulo na Sila uko byagenze. Yisinziriye, Satani aramuhendahenda, aramugonesha, ntazi n'uko byagenze. Urahera he wewe? Tugiye gusenga Imana. Twasomye ijambo ry'Imana muri ibi bice 12. Abantu bumva bameze nka Petero, bumva baraye bari busebi, kuvuga ngo yararaye ari bukore iki, ni ukuvuga ngo ni iryo joro iyo ricya, ni ukuvuga ngo nyuma y'iryo joro bari kumwica. Araye ari butangwe mu maboko y'abanzi, marayika w'Imana aramanuka. Nawe umuntu yumva akurikije situation iri arimo, arumva ameze nka Petero. Turasenga abantu b'ingeri zitandukanye, mwumve ibyo tugiye gusengera. Wewe urebye situation urimo, nta mwana w'umuntu n'umwe yayigukuramo. Umeze nka Petero, nawe uraye uri bupfe. Muri make wenda mvuge gutyo, urumva uraye uri bupfe, urumva situation urimo, urumva uko umeze, urumva se uburwayi se aho kugeze, urumva uraye uri bupfe. Abo ari bo babanze baza, abo turabasengera. Abo basenge Petero, abitorero bagize umwete wo kumusengera. Kandi na Kristo yarabivuze mu butumwa bwiza bwa Luka, atubwira iby'umucamanza utarubahaga Imana ntiyubahe n'abantu. Atubwira ati ariko nimba byaragenze gute kuriya kuri we, namwe mwajya musenga mudacogora, mutananirwa, kwa masengesho yanyu Imana yumva ikagira igihe yasubiriza. Bizacura iki? Ngo Imana izareka kurengera intore zayo ngo zitakira ku manywa na nijoro, ngo mbese yabasha kuzirangarana? Bwira mugenzi wawe uti ntazakurangarana. Ntabwo yarangaye, ntabwo yarangaye, ntiyakurangarana. Nimba umwana w'umuntu atarangaranye kandi we atanakunda atubaha n'Imana, Imana yacu ntizakurangarana. Abantu bumva bari ubu turi ingeri zitandukanye. Hari abantu bumva bakeneye amasenge, bumva bari bupfe. Nigeze mbabwira umudamu yitwa Jeanne w'inyamirambo, yari amaze imyaka 20 atagira atabyara. Narabibabwiye, kwa kundi yazaga akabwira bishop akamubwira ati umva ngewe sengera unanyizerere, nge ntusabe kwizera, ubundi tujya tubabaza ngo urizeye, ngo mfukama ngo usengere. Ntabwo we yaravuze ati ntubimba aya masurize, ntabwo nizeye.
ati genda pfukama ariko urasengera unanyizerere, bwira Imana uko umeze. Yabaye franche imbere y'Imana, yabaye umunyakuri, yayibwije ukuri kwari mu mutima kubera igihe yari amaze mu kigerageza imyaka 20. Yavuye ahamubwira ati fata maniyeri, genda uce ku isoko ugure maniyeri. Jeanne twagiye kumusura afite abana 3. Nyuma y'imyaka 20 yabyaye ari Nyamirambo. ushaka ubuhamya bwe azaza ndebe, azajye kumureba. Nawe umeze utyo, urumva utagifite uruvugiro, ngwino hano.